tubahaye ikaze muri aka kanya aho tubazaniye updates ziri gucaracara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo ya ibintu bikaba byamaze kwihinduranya. Ni mu gihe kandi umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yahagaritse visa ku banya Iran babiri, umugore n'umwana we bafitanye isano na Major General Qasem Soleimani wabaye umuyobozi w'umutwe udasanzwe w'ingabo za Iran wishwe na Amerika muri 2020. Ibi ngibi bikaba bisigura yuko ibintu bikomeje kuba ibindi. Ni imikoranire hagati y'igisirikare cya USA n'icya FARDC, aho uru ari urwego rw'ubufatanye mu bya gisirikare bugamije cyane umutekano w'iterambere ry'ingabo za Kongo, dore ko ibice by'ingenzi ubu bifatanye bugaragaramo umutekano. Ibi rero bikaba bivugwa ko ibintu byamaze kwihinduranya nyuma y'uko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda biba biri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byifashe bite rero? Umuroko FM wacu agiye kuduha izo nizo ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice byamaze kugeramo ingabo zivugwa ko zirangajwe imbere na Kayumba Nyamwasa, ari umutwe udasanzwe witwa P5, ingabo zirenga 380. Urumva ko ari ingabo nyinshi, abenshi bari kuvuga ko zirenga 400. Urumva ko rero ari ikibazo gikomeye cyane cyatumye abamwe batangira kwibaza se ibi biragana hehe. Uwo ni umutwe wiyongereye ku yindi mitwe iri kurwanya AFC na MRDP twirwaneho muri ya bice byose bigiye bitandukanye. Biravugwa yuko rero ko tayari bamaze kujya mu rugamba. Rero tutabatindiye, reka tuze turebere hamwe uko situation ihagaze n'uko umutekano uhagaze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka ariko mbanze mbashimire, mbifuriza kunogerwa na gahunda z'uyu munsi, ndetse mbifuriza no gutangira wa mbere mwiza, ubwo ni icyumweru gishya, ndetse tubifuriza n'amahirwe mu byo murangaje imbere mu ntekerezo zanyu, ariko tuboneraho no kubakangurira kwizigama. Bivugwa yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane bitewe n'intambara ziri kubera muri Iran. Ndumva twaragiye tubabwira uko situation ihagaze, ndetse ibyo bita gusesagura byakabaye bijya ku ruhande kuko ibintu byamaze kuba ibindi. Ni munyemere rero turebere hamwe uko situation ihagaze. Nge muri kumva kandi tugiye gukomezanya. Ndi Damien Umugisha, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wongeye kuramuka? Yego, aramutse neza, ni amahoro. Yego, biravugwa yuko ibintu byamaze kwihinduranya. P5 yatangiye operation zikomeye. Byifashe bite, bihagaze bite? Ni operation ubona ko n'ubundi isa naho yatangiye ku munsi w'ejo, aho byamaze kugaragara ko izi ngabo zari ziri muri iki gice mu masaha y'igitondo ndetse kugeza umunsi wose. Bigaragara ko aho operation hose zabereye mu munsi w'ejo ndetse n'iki gitondo, izo ngabo zisa n'izifitemo uruhare cyane, ariko ubona ko ari operation yakomeje kugenda ikomera cyane, ndetse inzira isura ku ruhande rumwe na rumwe kuri FARDC ndetse no kuri M23. ubona ko bitoroshye cyane kuri buri umwe, bijyanye nuko ubona buri wari wese ari gukoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo abashe kugira ibyo ahindura, ndetse ubona ko iyi coalition yaje mu buryo bw'ibitero bya simusiga, mu buryo bwo gushaka kwigarurira bino bice byose byagenzurwaga na M23, ndetse ni nayo ntego yabo. Iyi operation ni uburyo bwo kwigarurira biriya bice byose, ku buryo hatongera kumvikana izina ry'abanyamurenge cyangwa se kumva ko ari MRDP twirwanaho na M23 muri ibice bya Minembwe. Muri gahunda ya operation zabo zikomeye rero zahereye ku munsi w'ejo, ubwo ubona ko hari ibice byinshi hano bisa naho byavuyemo abaturage, bijyanye n'ubwinshi bw'iyi coalition binjiraga mu bice bitandukanye. Abaturage bamwe bagerageje guhunga, ariko habamo abo bakatinze bababuza guhunga, bijyanye n'uburyo binjiye muri izi
muri ino mihana batunguranye, kandi ubona ko zari ingabo nyinshi ku buryo ari amakuru abaturage babaye nk'aho bamenya bakererewe. Rero ni ikibazo kigihari kuri abo bakatinzwe ko hashobora kubamo ihohoterwa cyangwa se kugirirwa nabi, nubwo nta makuru arabasha gutangazwa cyangwa bari bagaragara ko habayeho guhohoterwa mu bice barimo kugenzura cyane byafashwe n'iyi koalisiyo mu duce twari dutuyemo abaturage. Uduce twinshi koalisiyo iri kubarizwamo ubu ni hano kwa Nzamwita, na Mitamba, na Rutegana, Uwamararo ndetse n'aka gace ka Hebwe, ubwo abaturage bivuga ko bahungiye muri mu Masata, ku Mugeti, Nyakinango, ku Irango no mu Bijana. Utu duce nitwo dusa naho turi nk'abaturage bavuye muri ibi bice koalisiyo isa naho iri kugenzura, ariko bigaragara cyane ko mu bice koalisiyo iri kugenzura hatarimo abaturage basigayemo. M23 yagabye mu gitero mu masaha y'ijoro guhera mu masaha 4 z'ijoro, ndetse byari ibitero bikomeye cyane ku buryo bamwe muri koalisiyo byagaragaye ko mu masaha y'igitondo y'urukerera bari berekeye bataye pozisiyo barimo, ndetse n'ubu ngubu ubona ko bagikurikiwe cyane, umuvuduko mwinshi ndetse n'imbunda ziremereye zirimo zirasa ku mpande zombi. Ubona ko ku munsi w'ejo ku gicamunsi iyi koalisiyo yakoreshaga sheringi gusa, ariko ubona ko kwa divasinga ari ikintu batinyaga cyane, kuko bari bamaze kubona ko imisozi myinshi berekezagamo yari irimo ingabo nyinshi za M23 ndetse na Twirwaneho. Hakaza kubaho rero kwa divasinga kuri M23 mu masaha y'ijoro, ndetse bigafata mu rukerera rw'uyu munsi. Binagaragara ko iyi mutwe wa P5 usa n'uwari uri gukora operasiyo mu cyerekezo kimwe wihariye. Byari bifitwe amakuru cyane na M23 yuko habayeho kuraswaho n'imbunda za tirari ziremereye, ndetse ukaba usa naho wabashije gusa naho utabasha kubaransinga mu gice wari urimo, ukaba wabaye nk'utatanamo, uburyo ubu harimo abarimo mu zindi koalisiyo zindi muri mapozisiyo atandukanye batakiri umutwe wishyize hamwe, bijyanye n'uburyo barashwe nabi cyane mu masaha y'ijoro y'uyu munsi. Yes, Bwana Bizima rero n'ubundi ndagira ngo utubwire uko situation ihagaze mu masasu ari kuvugira muri Plaine de Ruzizi, naho ibintu byamaze guhindura isura, abawazarendo bakomeje kukameza. Yego niko bimeze, ni imirwano ubona ko basa naho bafite gushaka kugaragaza ko bafite ubwoko gukomeye cyane muri iyo operasiyo, kuko ubona ko muri Plaine de Rusizi yaba ingabo z'u Burundi ndetse n'iz'ibindi bihugu zihari gisa naho zishamamariye kwa divasinga cyangwa kurasana muri ibi bice ku ruhande rwa M23. Ubona ko sinzi ikintu wakwibaza cyo niba ari ikikango cyo kwanga yuko basa n'abayisembuye, ikaba yateza imirwano ikomeye kandi babona ubuso bahagazemo uko bungana. Ibi rero nibyo biri gutuma Wazarendo ikunze gukora operasiyo zayo zimeze nk'iz'ubwiyahuzi mu buryo bwo kurasa, ndetse ubona ko mu makuru hari kuba hatabayeho guhuza n'izi koalisiyo zose ku buryo bakora ikintu gisa. Ukabona ko ari imyanzuro isa naho yafashwe na Wazarendo, bagasa naho bayihoreye mu buryo bwo kwanga ko ikomeza ya mvugo yabo yuko aka ari agace karimo ubugambanyi banga gukora operasiyo muri izo mpamvu. Rero niho habayeho kugaba ibitero bigabwe na Wazarendo, ndetse ubona ko ari ifite force nini cyane, kuko ibashije gusa naho ihangana no kudomina ku bitero bya M23 birimo imbunda cyane z'umusaza arizo ziri kugenda zigaragara aha. Ubona ko ibintu byo kwijandika cyane mu kwa divasinga ku mpande zose zisa naho bitari gukoreshwa cyane, ariko icyateye Wazarendo kuba batadivasinze ngo berekeze neza mu birindiro byaho M23 iri ni uburyo basa n'abarasiwe kure n'imbunda z'umusaza, bikaba byabaye nk'ibibakoma mu nkokora, ku buryo ubona ko operasiyo yabo itabashije kugira icyo ihindura mu mugambi bo bari bafite ko bashobora kugira agace bigarurira kugira ngo bagire ijambo rikomeye muri operasiyo
bijyanye n'uko ubona ko iteka ryose bakunze kubaheza mu mirwano ikunda kubera hano muri iki gice cya Plaine de Rusizi. Yes, biravuga yuko Amuri Yakutumba yatangaje amagambo akomeye ndetse bikavuga yuko mu mujyi wa Uvira harimo imyigaragambyo y'abawazalendo bashaka gusohora muri uno mujyi. Magingo ya iyi myigaragambyo cyangwa guhuzagurika kw'abawazalendo batangiye kwikomwa biraturuka ku ki, biraterwa n'iki bwana Bizima? Urabona ko hano hari coalition nini cyane irimo ingabo za Tanzania, iza Angola ndetse n'ingabo z'u Burundi, hakabamo FARDC Special Force Ibu. Ubona ko abenshi ari abasirikare babigize umwuga, ubona baba bashaka kugendera kuri komande, niba habayeho komanda uyoboye operation muri iki gice abaye ari umukongomani, iyo atanze amabwiriza izindi force zihita zibyumva ko ari komanda wabivuze, ariko hari habaye ikibazo cyane kuri wazalendo itagibasha gukurikiza aya mabwiriza agenga igisirikare icyo ari cyo cyose ku isi. Ubona ko bashaka gukora ibintu bimeze nk'iby'inyeshyamba zimwe z'ibyihebe nazo zitagendera ku mategeko, kuko nk'iyo bavuze ko nta operation igomba kuba, abangaba ntibikangana ko ushobora kujya kumva amasasu avuze nta gahunda ihari, ndetse ku buryo ku ruhande rwa M23 hari igihe biba ngombwa kwisubiza amakompora aremereye nk'atatu mu cyerekezo kirimo pozisiyo za FARDC, mu buryo bishobora no kugira icyo byangiza kandi nta rugamba rubayeho, ahubwo ariko kutumva kwa wazalendo ndetse hagenderamo no guhotera abaturage, kwiba no mu bindi bikorwa bitari byiza muri umujyi wa Uvira. Rero ni ikintu ubona ko abaturage uzi ko bamaze iminsi basaba ngo bakore ibishoboka babakize coalition y'ingabo zitandukanye zirimo kuko zibabuza umutekano n'ubwinyagamburiro cyane. Ubona ko ibyo bikorwa byose bikunze gukorwa cyane na wazalendo, ariyo mpamvu ubona ko FARDC yari isa n'ifite umwanzuro w'umujinya mwinshi wo kuba babirukana muri uyu mujyi wa Uvira. Yes, biravuga yuko umugaba w'igisirikare n'ubundi cya ASM 23 yaba akiri muri Sud Kivu. Ni uri gutegura ama operation cyangwa ni uburyo bwo kubeshya bwana Bizima? Icyo ngicyo nta muntu ugishyiraho akadomo, nta hantu ashobora kugaragara ko hari, ndetse ntihabe hari n'uwamenya igihe yahaviriye. Ni ibintu rero umuntu wese yatangaza adahagazeho cyane, kuko aba ari ikintu gihishwe cyane kinakomeye kugira ngo ube wamenya muvoma ye ndetse n'icyerekezo aherereyemo, uburyo waba ari iminsi 3 uzi igice aherereyemo. Ntabwo wabihamya kuko ni ibintu bisigaye birimo ubwenge bwinshi cyane ndetse bikomeye cyane kuba wapfa kubimenya uri umuntu ubonetse wese. Yes, bwana Bizima, rero sinzi nimba hari izindi update zihuta kugira ngo tuboneraho tunababwire umwanzuro wavuye mu nama yari kubera i Bujumbura y'ibikomeje kugenda biba ku ntwaro bivugwa yuko abarundi barigishije. Ni operation nta nubwo yoroshye, kuko yari operation imeze nko kwihorera n'ubundi isa n'ibyo uvuzeho ku bikomoka ku kibazo giheruka kuba mu Burundi. Ni uburyo bushya ubona burimo mu mugambi wo kwihimura kuri leta y'u Burundi, yuko bagenda bagiriza ko biriya bikorwa byabayeho kwiturika y'intwaro ziherutse gusa naho zihira muri kiriya kigo cya gisirikare i Burundi, yuko ari M23 isa naho ibiri inyuma, mu buryo ubutasi bw'u Burundi busa naho bugenda bubivuga. Rero bo bakoze ikintu cyari kimeze nko kwihorera ku munsi wa Pasika, ariko kitabashije kugerwaho kuko hari intasi ebyiri, umugore n'umugabo, zafatiwe muri Bukavu ndetse n'Igoma, umugore n'umugabo. Urumva ko bari 4, ariko 2 ni abakongomani, abandi 2 ni abarundi, ariko bari bahuje operation y'umugambi karundura bari bateganyije. Intego ya mbere bari bafite bwari uburyo bwo kwica abantu bakoresheje ibiturika bakoreshaga amato 2 yahagurukaga mu Bukavu, ndetse hari n'abari guhaguruka hano muri Goma berekeza i Bukavu. Cyane cyane rero uruhande rwafashwe ni urw'i Bukavu, rwarimo umugore n'umugabo bari bafite umugambi wo guturitsa amato 2 yaragwiriyemo abapolisi n'abasirikare berekezaga mu mujyi wa Goma ba M23, ariko batambaye impuzankano bitewe n'umutekano na security babishakira muri muvoma yose, kuko aya mato bakoreshaga ari amato ubona ko
abarimo n'abantu basanzwe baba bateze berekeza muri uyu mujyi wa Goma. Rero habayeho kugurana ibikapu mu buryo bwo kwanga ko basakwa, bashaka gukoresha ibikapu kuri aba basirikare ndetse n'abapolisi bari bambaye imyenda ya gisivili ku ruhaba M23. Aba babinjiyemo rero mu kwiyoberanya bashaka kujijisha kugira ngo ibikapu byabo byinjire bigere mu mato, aho iby'aba basirikare n'abapolisi byinjizwaga. Habayeho kuza gusa naho aka gace gasigaye kagenzurwa cyane bijyanye n'uko umutekano ujyanye n'ubutasi wongerewe imbaraga cyane mu ruhande rwa M23. Kuri iki cyambu aho winjirira ujya muri aya mato hari kamera zitaboneka ndetse zifite sisitemu yabo bakontororamo ku buryo ikintu cyose baba bagikurikirana amasaha yose iki cyambu gikoreshwa. Rero baje gutahurwa n'izi kamera cyane mu buryo banyuzagamo ibikapu, ubona ko zari inzira nyinshi bajijishagamo kugira ngo bibashe kugera mu mato bidasatswe. Aho bifatiwe rero nabo babashije gusa naho bahafatirwa byihuse, bahita batanga amakuru mu cyerekezo bari bagiyemo. M23 ikora ubugenzuzi bukomeye ku cyambu cy'Igoma, naho abo babiri bandi bahita bafatirwa kandi ku bikoresho bisa naho bijya gusa bari bafite by'ibiturika mu bikapu bimwe. Biza kuba ngombwa ko byose bifatwa bitageze ku mugambi, ariko umugambi wabo wari wo gukora agantu k'agashya kameze nko kwihimura cyane ku buryo bukomeye kuri uyu munsi wa Pasika. Byari kuba ari ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa M23 kuba hari kuba hangiritse abaturage bari mu mato abiri angana atya, kandi ubona ko hari hagwiriyemo n'abashinzwe umutekano. Rero ni ikintu ubona ko gikomeye cyane, havuye nk'amakuru menshi y'intasi z'abarundi ziri mu mujyi wa Bukavu. Bigaragara ko hagiye hafatirwamo abubatsi b'abayenjeniyeri ndetse n'abafundi bakomeye bubakaga muri uriya mujyi. Bose bagiye batangwa amazina n'abo bafashwe, bigaragara ko bari intasi ariko batazwi, kandi batanze amakuru ko hariyo n'abandi benshi n'ibikoresho byinshi byabashije kugera muri iyi mijyi yombi byo kwifashisha mu buryo bwo kwihimura ndetse no kubabaza M23 ku buryo bwo kwihorera ku gihugu cy'u Burundi. Yes, Bwana Bizima, wenda abenshi baba bafite amatsiko yuko n'ubundi uwo muhanda wa Uvira Bukavu usa nkaho wafunguwe. Muvoma ihagaze ite Bwana Bizima Sahiye? Umuhanda urakoreshwa nta kibazo, ariko umuhanda utagikunda gukoreshwa n'abagenzi cyane, kuko akenshi ukunze gukoreshwa ku modoka zitwara ibyo kurya cyangwa ibicuruzwa ziva mu mujyi wa Goma ndetse no muri ziriya santire za Minova n'ahandi berekeza Bukavu. Ariko igice gikoreshwa cyane n'abacuruzi bakomeye ndetse n'ibintu by'agaciro kenshi bikunze guca mu kiyaga cya Kivu, kuko harimo amato manini cyane ashobora gutwara abantu bagera mu 1500 ndetse kizanarenga, kandi n'imizigo yabo irimo. Rero ni ikintu ubona ko hariya niho hari muvoma nyinshi cyane mu buryo bwo kuba hakorwa ubugome bwo kwihorera cyangwa se guhemukira M23. Ni hariya hantu hakoreshwa cyane kuko niho haba muvoma nyinshi kuruta uriya muhanda uhuza Bukavu nabo. Yes, Bwana Bizima, rero nimba wenda nta kandi gashya twagushimira tukwifuriza kugubwa neza kuri uno munsi wo kuwa mbere. Yego, urakoze cyane. Namwe bakunzi bacu, ariko tuboneraho no kubabwira yuko ibintu biri kujya mu buryo ubona yuko leta ya Kinshasa yatangiye operasiyo karundura y'ubugenzuzi bwihariye ku bigendanye n'intwaro. Bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi bamaze gutwara. Bari kubikora n'iki? Habayeho kutumvikana mu nama iri kubahuza, ariko bitewe n'uko impande zose zigifitanye amabanga birasa nkaho habayeho koroherana, akaba ari nayo mpamvu bagihuje umugambi. Ni munyemere rero turacyakurikirana uko situation ihagaze, turi buze kurebera hamwe uko biri buze kugenda, cyangwa result nyirizina ziri buze kuba zirimo. Ayo makuru abakomeye cyane, kandi murabizi neza ko amakuru yo mu rwego rw'ubutasi aba ari ikintu kigoye, ariko nyine bitewe na abanda kavazi ndetse n'abaroko information dufite tugerezaho igihe natwe tukayaba updatingisha, kuko nubundi nicyo
twiyemeje. Ni mu nkunde rero mbashimire n'ubundi mbabwira ko update ari akagaruka, ndetse mbabwira yuko mugomba gusenga cyane kuko ibintu byamaze kuba ibindi. Ciao rero, reka nihanganishe bikomeye bari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi ndetse n'abatameze neza, mwese Imana cyangwa ukuboko kw'Imana kubagereho. Ciao.